Yesu ashimwe bene data, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko twongeye kugira umugisha wo guhura ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turasuje mwese rero aba Yesu mwiyemeje gufatanya natwe urugendo rwo kwiga iyi Bibiliya yose paka tuyirangije. Imana ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana ni rizima, niryo ridutunga, niryo ridukomeza, niryo ridutungira ubugingo, niryo ritujijura, ritwungura ubwenge, rigatuma tugenda dukura mu buryo bw'umwuka turushaho gusa na Yesu. Umuntu wese iyo atitaye ku ijambo rya Yesu ntabwo ashobora gusa na Yesu, ariko iyo umuntu yitaye ku ijambo rya Yesu akaryumvira, umunsi ku wundi agenda asa na Yesu. Paulo yigeze kwandika ngo twebwe ubwo dutumbira Yesu mu maso yacu ngo hadatwikiriye, ngo tugenda turushaho gusa nawe, ngo tukava mu bwiza tujya mu bundi, hanyuma bikazarangira dusa na Yesu. Intego yacu rero ni ugusa na Yesu. Mubyibuke, twiga Bibiliya tugira ngo iduhindure, ntabwo twiga Bibiliya ngo tuyihindure. Twiga Bibiliya tugira ngo ituyobore, ntabwo twiga Bibiliya ngo tuyiyobore. Niyo muyobozi wacu kuko ni ijambo ry'Imana, ntabwo ari ibitekerezo byanditswe n'abantu. Bisubiremo, abanditsi bakomeye b'ibihangange ku isi baranditse, ariko banditse ibyabo. Iyo ni ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tugomba kuryiga dushyizemo imbaraga, tudacogora. Imana ishimwe cyane. Ndagusuje rero mwene data, we wageze ku ba Yesu family, ukaba witeguye gukomezanya natwe ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Hanyuma nk'uko mubizi, muri kumwe nanjye Mark wa Yesu, hanyuma turi kumwe na Madame Fabiola w'umucyo. Yego, turakwakiriye Fabiola. Imana ishimwe. Nawe mwene data, ufata Bibiliya yawe rero tugiye gutangira. Hanyuma rero hari ikintu twavumbuye. Kubera ko Bibiliya itanditswe n'abantu, ntushobora kuyumva ukoresheje ubwenge bwa kimuntu. Bibiliya bisaba ngo yige usenga, uyisome usenga, witegereze usenga, uyisobanukirwe usenga, uyishyire mu bikorwa usenga, kugira ngo Imana nyine igusobanurire, kubera ko ni ijambo ry'Imana. Iyo utabikoze usenga, birangira utayumvishe, cyangwa ukayumva nabi, cyangwa ukayishyira mu bikorwa uko bidakwiriye. Niyo mpamvu rero twe tugiye kwiga Bibiliya, ariko turayiga dusenga. Imana ishimwe. Tugiye kubanza twongere dutumire Imana muri iyi gahunda yacu ya Bible Study. Twige iyi Bibiliya, twigire ijambo ry'Imana. Umwuka wera ari kumwe natwe, Imana ibana natwe. Yesu yaravuze ngo niba munkunda kuko, ngo ikibyerekana ngo nuko mwitondera ijambo ryanjye, amategeko yanjye. Rero ikintu kigaragaza ko ukunda Imana ni uko usoma Bibiliya ukayumva, kandi ukabaho mu buzima bwo kwitondera iby'Imana yavuze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga, dutumire Imana, twemerere umwuka wera, tumuhe rugari, aza afata icyicaro aha muri iyi gahunda yo kwiga iyi Bibiliya. Nawe turi kumwe, umutumire, wicara utuje, wumva ijambo ry'Imana, uritega amatwi, urisome, dusaba umwuka wera ridusobanurire. Ubu isengesho rya mbere tugiye gusenga, tugiye kubwira umwuka wera ngo umwuka wera, twe turabaswa, ntabwo twabyumva, ntabwo twabisobanukirwa, ariko waravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazaba bari, burya umwuka w'Imana aba yiteguye kubana natwe igihe cyose turi gukora ubushake bw'Imana. Rero reka dusenge, Imana tuyihamagare, izibane natwe, izidushyigikire muri iyi gahunda yacu yo kwiga Bibiliya. Unyemerere tugiye gusenga Imana ikomeye. Usenga ubyitayeho, usenga utarangaye, ibikurangaza byose ubishyire ku ruhande. Uyu mwanya muto tugiye kuganira kuri iyi mirongo 13 tugiye gusoma uyu munsi. Nturangare, ube imbere y'Imana wumva n'umutima wawe uhari. Imana itugirire neza. Tugiye kwakira Fabiola asenge, ariko twese dusenge, duhamagara Imana. Ihora yiteguye kutwumva kugira ngo idufashe muri iyi gahunda yacu yo kwiga ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Fabiola, ni karibu, wadusengera. Mana turagushimye. Yesu ushimwe. Tuje imbere yawe, tuje imbere y'ubwiza bwawe, tuje imbere y'amaso yawe. Mana, turi abanyantege nke, tuje turi abanyabyaha, tubabarire. tuje tutarakiranutse, tuje tutaragenze neza mu maso yawe,
tuje tutaratunganije ibyo twagombaga gutunganya kuko turi abantu, kuko turi mu isi, ariko ducishijwe bugufi turi imbere yawe ngo ari wo gushyirwa hejuru. Ntutubabare gukiranirwa kose, utubabarire aho tutatunganye, aho tutagenze uko bikwiriye hose, imbabazi zawe zitubonekeho, kugira ngo aya mahirwe tubonye yo kuganira ku ijambo ryawe, yo kuganira ku by'imbaraga zawe, yo kuganira ku by'amaboko yawe magari n'ibyo ukora, aka kanya kaba akanya k'umugisha, katubera akanya keza, reka katubera akanya ko guhemburwa nawe. Turasenze cyane twinginga abo turi kumwe, abari kumva, turakwinginze cyane abo dufatanyije uyu murimo ngo dushyigikire iri jambo ryawe tugiye kumva. Ndakwinginze ngo Mwuka Wera abane natwe, Mwuka Wera mu byo tugiye kuganira, dutume Mwuka Wera muri ibi biganiro, dutume Mwuka Wera muri aya masengesho, Mwuka Wera abane natwe, Mwuka Wera dushyigikire, Mwuka Wera dusobanurire, niwo turaritse cyane kurusha ibindi. Turakwinginze ngo ubane natwe, bana natwe dutangiye, ubane natwe mu byo tugiye kwiga, ugumane natwe, utwigishe, udusobanurire ibyo twebwe twasobanura nk'abana b'abantu, ubidusobanure nk'Imana, ibyo twebwe twatinda kumenya ubitumenyeshe kuri Imana. Dutume Mwuka Wera rero, bana natwe muri iki kiganiro, imbaraga zawe zitugote, imbaraga zawe zigumane natwe ibihe byose. Urakoze Yesu. Amen, amen. Urakoze kudusengera, Imana iguhe umugisha. Hanyuma mwene data, fata Bibiliya yawe rero, nkuko twabivuze, iyi Bibiliya turayiga yose tuyirangize, gato gato tuyisome, nta murongo n'umwe tuzasimbuka mpaka tuyirangije. Hanyuma fata Bibiliya yawe n'ubundi dukomeze. Tugeze mu itangiriro igice cya 2. Hanyuma wabumbuye Bibiliya yawe, igice cya 2 tugiye guhera ku murongo wa 4. Uyu munsi turarangiriza ku murongo wa 17. Itangiriro igice cya 2 tugiye guhera ku murongo wa 4, uyu munsi turarangiriza ku gice cya 7. Munyemerere dusome twihuta. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga, ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, uwo mugezi uvamo uyigabanyamo 4. Umwe witwa Pishoni, ari ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa Budora, n'amabuye yitwa Shohamu. Undi witwa Gihoni, ari wo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekelu, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Ufurate. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. N'iyi mirongo tugiye kuganiraho ni mirongo itari mike nk'uko muyumvishe, mirongo 13, duhereye ku murongo wa 4 nyine tukageza ku wa 17. Yego, hanyuma twitegereze nk'uko twabivuze mu kwiga Bibiliya, turitegereza tugasobanukirwa, hanyuma tugatahana umukoro tukajya gushyira mu bikorwa ibyo twize. Uhereye ku murongo wa 4 ngo uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi.
ubwo byaremwaga. Muribuka ukuntu Imana yaremye, twarabibonye, ikarema ijuru n'isi, ikarema umucyo, ikarema ikirere, kwa kundi byose Imana yagiye ibikurikiranya. Hano rero babaye nk'abadusubiza inyuma gato ku byabaye ku munsi wa kabiri. Ko ku munsi wa kabiri ngo akatsi, ibihuru, ibimera Imana yari itarabirema, ariko nubwo yari itarabirema nyine hari amasoko mu butaka. Iki gihu bavuga gituruka munsi y'ubutaka kikanetesha, igihu ntabwo gituruka munsi y'ubutaka, ahubwo ni amasoko yabaga hari akanetesha n'ubundi ubutaka. Hanyuma nukomeza ukagera ku murongo noneho wa 6, yego ku wa 7 ahubwo noneho rero turaza kubona uko byagenze. Noneho barongera bakadutekereza ukuntu Imana yaremye umuntu. Reba kuri 7 rero, ngo Uwiteka Imana irema umuntu. Umuntu ubundi ijambo umuntu cyangwa Adamu mu Giheburayo ubishyize mu Kinyarwanda bivuga muntu. Muntu, Adamu. Ariko dore ikintu kigutangaza, Imana yaremye umuntu imuremye mu ki? Mu mukungugu. Ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urumva umuntu yaremwe mu mukungugu, mu gitaka. Ubundi ijambo Adama mu Giheburayo, Adama ni ubutaka, umukungugu, ibitaka nyine, ground, ubutaka, Adama. Noneho rero Adamu, muntu. Ubwo bivuze ngo urumva harimo Adamu, Adama, nta magambo ari yegeranye cyane. Bivuze ngo ni umuntu, Adamu waturutse muri Adama, Adamu waturutse mu gitaka, ni kavabutaka. Ubundi buriya ushatse Adamu mu Kinyarwanda cyiza wavuga ngo ni kavabutaka. Ni umuntu nyine uturutse mu gitaka. Ariko urumva dufite icyo kwirata, urumva iyo duturuka. Hari igihe umuntu agenda yirata, ndakomeye, ariko reka da, twaturutse he? Ni igitaka. Ni igitaka Imana yafashe kubw'imbaraga zayo, ngo ihumeka umwuka, iduhumekeramo umwuka w'ubuzima, tubaho. Urumva uriya mwuka Imana yahumekeye muri Adamu ubundi cyari igitaka. N'ubundi uriya mwuka rero Imana yaduhumekeyemo, reka nkubwire, iyo Imana iwudukuyeho ikawisubiza, iyo wisubije dusubira muri cya gitaka, dusubira iyo twaturutse. Sibyo? Ubu impamvu uri kuvuga wicaye hano wateze agatambaro keza, nanjye nkambara akashati keza, nuko umwuka w'ubugingo Imana yadutije turacyawufite. Ariko muri uyu munsi izaba yawutwambuye, tuzabona abo turi bo. Tuzasubira muri Adama. Turi ba Adamu ba kavabutaka. Turi ba kavabutaka, tuzasubira mu butaka. Turi ba Adamu, tuzasubira muri Adama. Kuko Imana yarafashe irabumbabumba. Imana ni umukozi w'umuhanga. Kubumba umuntu. Umva, abantu bagerageza kurema abantu, amarobo n'ibiki. Sindabona uwayiremye ngeze ari umuntu kabisa. Ntabwo byakunda. Kuko uriya mwuka w'ubugingo Imana ihumekera mu muntu, ikavuga ngo mpumekeyemo umwuka w'ubugingo, baho. Igitaka kigahaguruka kikajya cyicara kuri kamera kikavuga ijambo ry'Imana nk'uku nguku. Ariko ibi byose ni igitaka, kizasubira mu gitaka. Imana ishimwe cyane ko yatugiriye neza. Ubwo urumva hari abo turi bo. Imana ishimwe. Niyo yaturemye, ariko urumva izo mbaraga. Urumva izo mbaraga. Ujya uzirikana ko ari Imana yakuremye, Fabi. Noneho rero buriya Imana ni igitangaza. Umurongo wa 7 wavuze ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, ngo umuntu ahinduke iki? Ubugingo buzima. None se uyu muntu Imana yaremye, yaramuremye irajugunya gusa? Yamuremye biyitunguye, yamuremye nta bindi bintu Imana yabanje gukora? Yamushyize, yaramuremye, imaze kumurema imuhumekera umwuka wayo mu mazuru.
ngo ahagurukamo umuntu muzima nyine. Ubwo yari akimeze nk'intumbi. bivuze ngo uyu mwuka duhumeka ni Imana yawuduhaye ishatse, nk'uko yawuduhumekeyemo ishatse n'ubundi kubisubiza irawisubiza. Urakoze cyane. Cyakoze reka nkubwire, ubu nta gahunda Imana yari ifite yo kwisubiza uyu mwuka, uretse dukomeze uraza kubibona. Jya ku gice cya 7 ku murongo wa 7. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Urumva hari agace kitwa Edeni. Ako gace kitwa Edeni ni agace ko muri Mesopotamiya, ubwo ni kera, hagati y'iriya migezi ya Ufurate na Tigre. Agace kitwa Mesopotamiya ubu hari ibihugu nka za Turukiya, hari ibihugu nka za Iraq, ariko kariya gace buriya hariyo agace muriho hariya muri Mesopotamiya hari agace kitwa Edeni. Ariko Edeni nayo Imana iragenda iyikebamo ingobyi, ubundi ni ubusitani. Ni ubusitani mu gace kitwa Edeni. Ni nk'uko wagenda ukubaka ubusitani mu murenge witwa Edeni. Reka mbivuge muri iyi mvugo mu buryo bworoshye, sibyo? Muri Edeni ntabwo Adamu yaratuye muri Edeni yose, oya. Ahubwo Imana yagiye muri Edeni imukatiramo akajarden, akagarden ko kubamo. Iyo jardin aba ariho Imana ishyira Adamu, sibyo? Ntabwo Imana yaremye Adamu ngo ijugunye, yamushakiye n'aho kuba. Kandi Imana irabanza ikora ku buryo haba hari ibyo azakenera byose. Ni ibiki byari birimo Fabien? Ni ibiki byari biri muri mwitegereze neza. Imana yaramujyanye imushyira muri Edeni. Irangije kumushyiramo, nakunze ikintu cyiza, ngo Uwiteka Imana imezamo igiti cy'igikundiro. Wabibonye? Cyera imbuto ziribwa. Urumva? Ntabwo yamushyizemo ngo igende itabanje gushyiramo ibiryo. Igiti cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa. Mu Cyongereza haranditse ngo ni beautiful trees for food. Ngo ni ibiti byiza, urumva? Ariko byera imbuto nyine ushobora kurya. Imbuto zose nziza uzi n'izo utarabona. Ariko imbuto ukunda kurya ni izikuryohera. Pome. Muri Edeni rero harimo imbuto zose. Imana ishyiramo, irabanza imezamo ibyo kurya. Urabona muri Edeni Imana yamejejemo ibiti bitatu. Igiti cya mbere ngo ni ibiti byinshi ariko biri mu moko atatu. Ibiti bya mbere byari birimo ngo byari ibiti by'igikundiro, byari imbuto ziribwa. Urumva? Imbuto zose, imboga zose, ibiribwa byose. Wibuke hano baryaga nyine ibimera. Imbuto z'amoko yose zigomba kumutunga Imana yitunganyirije muri iyi ngobyi yo muri Edeni, muri iyi jardin, muri iyi garden yo muri Edeni Adamu yabagamo. Ntabwo Adamu yabaga muri Edeni yose. Edeni ntabwo yari kwibamo yose ngo ayibemo ari umwe. We yabaga muri jardin, muri garden. Imana yari yamukatiye mu ngobyi. Imana yari yamukatiye. Noneho rero iyi ngobyi rero ukuntu yari imeze neza, iyi jardin, buno busitani, mu Kinyarwanda ni ubusitani. Ubusitani Imana yari yaramukatiye bwari bwiza cyane. Icya mbere burimo ibiti by'imbuto zose. Arisanzura pe, nta kibazo kibiri afite byo gutunga umubiri, sibyo? Ikindi giti kirimo ni ikihe? Igiti cy'ubugingo. Harimo igiti cy'ubugingo. Igiti ushobora kurya ukabaho iteka ryose ntuzapfe. Igiti nyine imbuto wajya urya ntusaze ngo uzane iminkanyari. Nk'ubu ngubu mu myaka 50 iri imbere uzaba warazanye iminkanyari, waratangiye kuba agakecuru. Ariko ubu ngubu twibereye muri 2025, urabona twese turacyari abajene. Ariko mu myaka 50 iri imbere tuzaba twaratangiye tugenda tuzana iminkanyari. Rimwe na rimwe tugenda dufata n'utubando tumeze gutya twubu. Ariko muri Edeni hari igiti ushobora kuryaho ntuzasaza. Ukajya ugenda nyine uba mushya, igiti cy'ubugingo, ukiberaho iteka ryose, ubuzima bukaryoha. Ubwo se igiti cya kabiri, tekereza igiti waryaho, mu yandi magambo ntuzapfe, ntuzarimbuke. Igiti cy'ubugingo. Ariko nkiraho reka manze nkubwire ko buriya twebwe igiti cy'ubugingo dufite ni Yesu.
kuko kiriya giti cy'ubugingo bwo muri Edeni nicyo nyine twaragitakaje hamwe no gukora icyaha kwa Adamu akirukanwamo, ariko igiti cy'ubugingo dufite ni Yesu. Bibiliya igenda itubwira ngo niwe giti cy'ubugingo. Haleluya. Abantu baryaho bagakizwa, bagahabwa agakiza, bagahabwa ubugingo buhoraho. N'ubundi udashaka kuzarimbuka wese agomba kwizera Yesu, niwe giti cyacu cy'ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi burya Yesu ngo ni nawe mutsima utera imbaraga, niwe mutsima w'ubugingo. Yaravuze ni igiti cy'ubugingo, ni umutsima w'ubugingo, niwe turyaho ibyo twatakaje muri Edeni, tukongera tukabibona muri Yerusalemu nshya turi kumwe na Yesu, uwadukunze akatwitangira, uwatumeneye amaraso, uwo twizera tugatumbira. Haleluya. Yesu igiti cy'ubugingo. N'uyu munsi uzamwizera akamurya, akizera amaraso ye, akizera ko yamupfiriye, akihana ibyaha, agakurikira Yesu, n'ubundi aba afite ubugingo buhoraho buragaruka. Ariko hano muri Edeni witegereze, urumva ubwo se igiti cya kabiri kirimo igiti cy'ubugingo, harimo n'igiti cya gatatu. Igiti cya gatatu kirimo ni ikihe? Ni igiti cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza. Ubisomye ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 9 n'ubundi. Ku murongo wa 9 harimo n'igiti igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Ariko iki giti ni ukucyitondera. Iki ngiki ngo ntabwo bari bemerewe kukiryaho, kuko idusoma ku murongo, reba ku murongo wa 17 ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kino giti cyo ni danje. Mana arambwira ati Adamu witonde, harimo igiti utagomba kurya, niwibeshya ukakirya no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Mu yandi magambo harimo n'igiti cy'urupfu. Ni igiti ushobora kuryaho ugapfa. Byaba ariko ndatangara cyane. Ubu unkiza ahantu hari ibiti bitatu, sibyo? Ukambwira ngo dore hano hari amafunguro warya ukamera neza, ukagira ubuzima bwiza, ukabyibuha bidakabije, ukagira umubiri mwiza, ukabaho utarwara, imbuto zose ukazingenera, sibyo? Ukambwira ngo hari n'igiti cy'ubugingo waryaho ntuzarimbuke, ukambwira ngo hari n'igiti cy'urupfu uzaryaho ugahita upfa. Ibiti bitatu. Uri umuntu muzima bakakurangira ibyo biti, wajya kurya ku giti cy'urupfu bundi? Uretse gutana igiti cy'urupfu, ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, ariko nurya uzapfa. Ndakurahiye. Ubundi umuntu utekereza neza yakigendera kuri icyo giti, kajya nirira ibiti by'imbuto, nkirira igiti cy'ubugingo, ibindi nkabyihorera. Ariko umukurambere wacu Adamu ntabwo ariko byagenze. Iby'Imana yamubwiye gukora ntabwo ari byo yakoze, ahubwo yagiye kurya ku giti kimuzanira urupfu. Reka dukomeze ibindi bintu rero. Iyi jaride Imana yakatiye yari yashyizemo Adamu, yari jaride nziza pe. Hari ibindi bintu byiza byari birimo, ngo harimo umugezi. Wawubonye? Uturuka muri Edeni. Ariko tekereza, wari bwabone jaride ibirimo indabyo, tekereza niba harimo n'imbuto zo kurya, ikabirimo n'amazi. Ujya ubona jaride zirimo amazi? Zirimo n'amazi ngo avomerera nyine iyo jaride ku buryo ihora itoshye, ibiti bigahora bitoshye. Urumva muri Edeni harimo umugezi. Noneho uyu mugezi wari uri muri iyi jaride ngo wari umugezi mwiza pe. Warayineteshaga ukavomerera ku buryo jaride nyine imbuto, indabyo byose bigahora bitoshye. Yari jaride nziza. Imana imushyira ahantu heza, ubundi nyine ahantu nko kujya no kuyifotoreza bajya baguca amafaranga utapfa kubona menshi cyane. None urumva imushyize ahantu heza irangije. None uyu mugezi witegereze, ni umugezi nawo mwiza, ngo wasohokaga muri iyo jaride ugasohoka muri Edeni ukagenda, wari umugezi muremure, ugahita wigabanyamo imigezi ine. Imigezi ine ngo umwe ugatemba. Ubonye iyo migezi yigabanyijemo, ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, ukajya uyivomerera nyine. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo imigezi ine. Umugezi umwe witwa Pishoni, ugose igihugu cyose cy'ihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku giti bwitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Urabona uyu mugezi
waturukaga muri Edeni ukigabanyamo imigezi ine. Umugezi umwe wigabanyamo uhita ujya ihavira ni umugezi witwa Pishoni. So uriya mugezi witwa Pishoni ubu abantu batekereza ko ushobora kuba uri mu Buhinde, mu Buhinde, Bangladesh, uriya mugezi witwa Ganges. Noneho rero urabona ariko ni ubusobanuro bw'abantu abanyamateka bagerageza gutanga ko uyu Pishoni ushobora kuba uri mu Buhinde kugeza ubu ngubu, uca no muri za Bangladesh aho ngaho. Noneho rero mu gihugu kihavira bakavuga ko hariyo amazahabu, ibiti byiza bigira ubushishi bwa budora cyangwa impumuro nziza y'amarira ava mu marira y'ibyo biti. Noneho hakaba y'izahabu, hakaba za shohamu. None urumva umugezi wa mbere ni umugezi mwiza shohamu. Undi mugezi ushamikiyeho nanone uwa kabiri wavugamo ni uwuhe? Undi witwa Gihoni. Ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Kushi ni muri Ethiopia. Ubitekerezwa ko Gihoni ari Nile. Urabona Nile? Uyu ni umugezi uri muri Afurika. Ariko ubwo urumva Gihoni tuyifashe nka Ganges mu Buhinde no za Bangladesh. Ubwo abasobanuzi benshi niko babyumva. Noneho rero ukafata undi mugezi wa gatatu uvamo ni uwuhe? Undi witwa Hiddekeru, ni uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Hiddekeru kuri ubu ni Tigris. Umugezi witwa Tigre mu gihugu muri Ashuri, ubwo ni muri za Iraq, za Turukiya. So umugezi wa Tigre bitekerezwa ko uyu mugezi dusomye hano witwa Hiddekeru ari Tigre. Noneho umugezi wa kane ni Ufurate. Ufurate nawo n'ubundi urabona uri muri kara gace koza ari Mesopotamia, so za Turukiya. N'ubundi iyi migezi irahura, Tigre na Ufurate bijya birahura. Noneho rero urumva ni umugezi umwe wasohokaga muri Edeni ugahita wigabanyamo imigezi ine. Ariko hagati aho iyi migezi nubwo bagerageje kuyisobanura gutya ntabwo bivuze ko ari ukuri 100%, kubera ko ubona noneho isoko y'iyi migezi ntikiri imwe. Rero urabona Ganges uyu dusomye wa mbere mu Buhinde, sibyo? Pishoni. Ufate uyu wa kabiri dusomye Gihoni muri Afurika, Nile. Ufate uyu wa gatatu dusomye Hiddekeru, Tigre, muri za Iraq na Turukiya na Ufurate, cyakoze wenda yiregeranye. Noneho rero urumva iyi migezi urumva ntabwo ikiri hamwe, yaratandukanye pe. Reba Ubuhinde aho buri, urebe ku ikarita ya Aziya, urebe n'irahiri hano muri Afurika, urebe Turukiya na za Iraq hirya yo mu Burayi na za Aziya, ukabona ntago amasoko y'iyo migezi cyegeranye. Ariko mbere yaraturukaga ahantu hamwe. Abasobanuzi bakavuga ko bishobora kuba byaratewe n'iki? Nowa mwuzure wigeze kubaho ku bwa Nowa, ukaza ukangiza topography y'isi. Noneho amasoko imigezi n'ibiki bikanyurana kubera uwo mwuzure. Ariko ibyo ntacyo biri utwungure cyane. Icyo nshaka kukumenyesha nuko muri Edeni Fabien hari ahantu heza. Ndakuzi ukunda indabyo. Iyo wari kugushyira muri Edeni, noneho hari indabyo nziza, hari ibiti byiza bihumura neza, bifite n'ubushishi nka bwa budora n'ibiki byose. Urumva hari agahumuro keza, hari indabyo, hari imbuto, hari amazi. Umva ntabyo kujya kwishyura ngo ngiye ku mazi, ngo ngiye mu busitani kwifotoza. Muri Edeni byose byari bihari ku buntu, for free. Yari jardin nziza, amazi arahari ayivomerera. Urumva se? Ariko Imana ntabwo Imana igeze iremera umuntu ibintu bibi. Urumva Imana iradukunda, Imana ituremeye ibyiza gusa. Amen. None ifata Adamu ngo iramujyana, wabibonye? Imushyira aho hantu. Edeni urumva atari heza, ariko uzi ko buri Edeni bisobanura ngo ni ikibaya cy'ibyishimo. Cyane. The plan of pleasure. Ahantu ushobora kubunezera. Imana yari yaremeye Adamu ahantu ngo agomba kuba anezerewe, nta stress. Ahorana amahoro. Abona ibyo ashaka byose. Yo cyane rwose. Anezerewe. Atuje, afite amahoro. Ngo ajye gukora bishakisha azabibone. Gukora byo turaza kubigeraho. Gukora byo yagombaga gukora ariko atari gukoreshwa n'imvune. Atari ari bukorere ariko. Waretse dukomeze turebe. Reba hano kuri Kangahera. Dukomeze. Noneho iyi migezi yo twayibonye iriya migezi ine. Noneho jya kuri 15. Noneho Uwiteka Imana ijyana umuntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo agire gute? Reba kuri 15.
ngo ahingire ibirimo ayirinde. Urumva Imana imushyizemo nta cyaha arakora. Ora Imana yaturemeye gukora, ntabwo Imana yaturemeye ubunebwe. Yamushyizemo iramubwira ngo ibintu byose birimo, ariko jyamo ntukicare nk'umunebwe gusa. Ujye uhingiriza indabyo, uhingire ibi biti, wite kuri izi mbuto, uyirinde. Urumva ubyiteho muri make. Mu cyongereza yaranditse ngo ego, mu cyongereza yaranditse ngo work it and keep it. Urumva ubikorere, ubyiteho, ni umurinzi w'iby'Imana yaremye. Imana irahamukize ngo ayirindire ibyo yaremye. Imana yaturemeye gukora. Icyo akoze icyaha cyo kizazana ni ukuruhira ubusa, ni ugukorera ubusa, ni ukukora ibitaguha umusaruro. Ariko ubundi Imana gukora byo rwose, Imana yari yaremeye umuntu imuha n'ibyo gukora. Noneho rero irangije iramubwira iti rero, iramutegeka, baraganira. Hano baraganiraga. Mu zindi verisiyo za Bibiliya baravuga ngo iramubwira. Murabona icyiza cyari muri Edeni, baranasabanaga n'Imana. Imana zikamubwira ngo Adamu, ngwino nkubwire, dore rero ujye ubaho gutya, biriya biti rwose ujye wirira, ariko kiriya uramenye ntuzakiriye. Umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? No gupfa uzapfa. Yababa we, urumva barasabanaga, baraganiraga, bajyaga inama, bari inshuti. Adamu n'Imana bari inshuti. Kikajya imureba kikavuga ati, urumva muri uriya busitani ari yatekereza ahantu Imana izi ikagusura mukiganirira, mukaganira, ikajya ikubwira jya wirira biriya biryo, jya wirira biriya biti, jya wirira ziriya mbuto, biriya byagukoraho n'ibindi, biriya byo jya ubyihorera. Ariko urumva Imana yaramukundaga. Hari ahantu heza muri Edeni, muri jardin nziza, mu busitani bwiza, baganirira n'Imana. Imana iramubwira iti, dore umva ibiti byose ujye wirira pe, ariko uramenye igiti cy'ubwenge umenye kiriya giti ni urupfu, nuryaho uzapfa tu. Imana itugirire neza. Ariko dore ikibazo, ugira ngo se shahu Adamu yarabyubahirije? Yarabyubahirije? Ugira ngo Adamu yarabyubahirije? Buriya rero reka nkubwire, ariko Imana yamushakiraga ibyiza. Haleluya, amen. Buriya tekereza kuba ahantu usabana n'Imana gutyo, ni by'agaciro. Iza mukiganirira, ikakubwira ibyo gukora, mukajya inama. Urumva? Ariko dore ikibazo rero, Adamu, Imana ikizatuma Adamu aguma muri Edeni, icyari gutuma yigumamo, akaguma muri presence y'Imana, akagumana ubusabane n'Imana, ni uko yagombaga kumvira no kubaha, kwizera no kumvira. Ni ibintu bibiri. Ni ukwizera Imana ko yamubwiye ngo dore Adamu ni njye ugushyize hano, uramenye ibuzabyirinde. Icyo twita work covenant, isezerano ry'imirimo. Imana ikamubwira ngo ujye ukora gutya, wirinde, ntuzansuzugure, unyizere, unyubahe, ukora ibyo nkutegeka. Nubyumvira, mu yandi magambo, uzabaho iteka ryose, uzahora mu munezero, uzagira amahoro. Ntubona Fabi n'uyu munsi, iyo wubashye Imana ukayumvira, ukayizera, uba amahoro. Ubusabane bwawe n'Imana bugira gute? Urabihamya, burakomeza, sibyo? Ubu rero ikintu cyitwa work covenant, isezerano ry'imirimo, hano Adamu yari ari hawe. Imana irabwiye ngo Adamu we, niwumvira ibi nkubwiye, ukirinda biriya biti nkubujije, igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, cyitwa igiti cy'ubwenge, ariko umenye ko ari igiti cy'urupfu. Uramenye Imana yari yaramuhaye amahitamo meza. Work covenant, ibi nubyubaha, ufite ubugingo buhoraho, ufite amahoro, ufite umunezero, ufite kugubwa neza, ntuzigera upfa, ntuzigera usaza, uzajya ugenda uba renewed, uhinduka mushya, uhinduka mushya, uhinduka mushya. Usabane bwanjye nawe buzagumaho. Haleluya, nunyizera kandi ukagira gute? Ukanyumvira. Kwizera Imana ukayumvira, ukamenya ubwo Imana imbwiye ngo kiriya kintu cyanyica. Ni ibintu bijyana, kwizera no kumvira. Kwizera no kumvira, ntabwo kimwe cyasiga ikindi. Urakoze cyane. Kwizera Imana no kuyumvira,
ariko Sadamu ugira ngo yarabishoboye. byageze aho biranga. Uzaba ureba ubutaha ibyo tuzabona. Byageze aho biranga. N'uyu munsi rero ikintu kimbabaza, ubona bino biti byose Fabi, n'uyu munsi ku isi biriho. Imana yaduhaye ibiryo, ibiti byo kurya, ibiryo birahari, sibyo? Imana yaduhaye igiti cy'ubugingo, Yesu, uwo twizera tukababarirwa ibyaha. Ariko hari n'igiti cy'urupfu, ibyaha, kamere y'icyaha, kutumvira Imana, kubaho mu bwigomeke, kugenda umuntu yikorera ibyo ashaka. None Imana ikaza ikavuga ngo ariko izera Yesu, ihana ibyaha, wizere Yesu ubabarirwe utazarimbuka. Aho kugira ngo umuntu yizere Yesu, igiti cy'ubugingo arakibona. Yesu yaraje n'uyu munsi aradupfira ngo tuve mu byaha, aradupfira ngo nitumwizera tutazarimbuka, ngo nitwihana ibyaha tubabarire, sibyo? Ajya ku musaraba aravuga ngo umva, niyemeje kwishyiraho ibyaha byanyu byose n'ibihano byanyu, umva, ngo nimunyizera mubabarirwe. Ariko n'ubu abantu banga kwizera Yesu. Izera Yesu, kuko ubu ngubu iriya work covenant, isezerano ry'imirimo, umukurambere wacu Adamu yararyishe, natwe ntitujya turishobora. Inshuro nyinshi riratunanira kubera kamere tumukuraho, kamere mbi y'icyaha. Ariko Imana ishimwa, Yesu yatuzaniye noneho grace covenant, isezerano ry'ubuntu bwe. Aho tubwira tuno mwebwe nje ndabapfiriye, ibyo umukurambere wanyu Adamu yananiwe, nje ndabapfiriye nimuze mbacungure. Haleluya. Imana itugirire neza. N'uyu munsi abantu aho kwizera Yesu, we giti cy'ubugingo, uduhesha ubugingo buhoraho, uduhesha agakiza, n'uyu munsi abantu baracyayoba bagatana, bakajya kwizera abandi, bakajya kwizera abantu, bakajya kwizera imirimo yabo, bakajya kwizera amadini yabo, bakajya kwizera ibidashobora kubahesha agakiza. Nyamara Yesu niwe wenyine dushobora kwizera, tukamutumbira, tukamuhanga amaso, akaduhesha agakiza. Kandi ibyo twaburiye muri Edeni bikagaruka, uriya munezero, ariya mahoro, buriya busabane, kuriya kuganira n'Imana, kuriya gusabana n'Imana, kuriya kongera kuba inshuti n'Imana, Imana ikongera ikadusura, tukongera tukabona reconciliation, kungwa n'Imana, tubikura ku musaraba wa Yesu. Haleluya. Imana itugirire neza. Ni muri Yesu dusubira rero tukongera tukungwa n'Imana. Ni muri Yesu dusubira tukongera tugahinduka abana b'Imana. Ni muri Yesu dusubira Edeni yacu, jardin d'Eden spirituel, ikongera ikagaruka mu buryo bw'umwuka. Imana ikongera ikadusura, ikongera ikatwita abana bayo, ikongera ikatwita abera b'Imana, ikongera ikatubabarira, ikongera ikavuga ngo muri abana banjye kuko mwizeye Yesu, akabababarira, mukejeshwa amaraso ye, mukaba muri abarago b'ubugingo buhoraho. Haleluya. Mu kwizera Yesu ubugingo buhoraho buraza. Mu kwizera Yesu amahoro araza. Mu kwizera Yesu umutekano uraza. Mu kwizera Yesu ubusabane n'Imana, fellowship, Imana irongera ikaza ikajya iganira natwe. Njye nganira n'Imana. Ujye uganira n'Imana, ujye umva ijwi ry'Imana ukuntu riryoha. Yagusanga mu ijambo ryayo, yagusanga uri wenyine, yagusanga uri nijoro, yagusanga ku manywa. Tubaho tugendana n'Imana isaha ku yindi, umunota ku wundi, umunsi ku wundi, ijoro ku rindi, isegonda ku rindi, ukumva kugenda uri kumwe n'Imana. Ni umunezero ntarondoreka. Haleluya. Ubusabane n'ijuru nta kindi kintu kiryoha nkacyo. Njye numvisha amajwi y'abantu benshi meza, numvisha amajwi y'abantu bankunda, numvisha amajwi y'abantu bavuga neza, numvishe n'abantu bavugana rwose ubutware n'ubushobozi. Nta jwi rirandyohera nk'irya Yesu. Iyo Yesu avuze ijwi rye rirandyohera, avuga rimwe nkumva kabiri, kugendana nawe numva bimpa umunezero ntarabona. N'ubundi ndongera nkumva ntuye muri Edeni nubwo nkiri ku isi kubera kugendana na Yesu. Nkumva nta bintu by'ibistress, nkumva nta bintu bya bintu bijya bijyana abantu ngo kwiyahura no kwimanika no kurara badasinziriye. Reka da, muri Yesu numva nararuhutse, nkagenda numva nta n'umutwaro w'ibyaha ariko nikoreye, kubera iki nabituye ku musaraba. Yesu ampa ubugingo bushya, nkagenda mvuga ngo njye na Satani ntacyo tugipfana, ndi umwana w'Imana.
ubu icyo ngomba gukora gusa ni ukunezeza uwankunze akanyitangira. Amen. Haleluya. Amen. Ubundi Edeni yanjye ikagaruka, nkatangira nkayibamo nubwo nkiri mu isi ndushya, ariko nkajya ngenda numva ndi kumwe n'Imana mbikesha Yesu wankunze akanyitangira. Haleluya. Igiti cyacu cy'ubugingo ni Yesu. Ndongera tsindagira ko igiti cyacu cy'ubugingo ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ubu twamuryaho tukabaho iteka ryose ntituzarimbuka. Ubu twamuryaho nubwo imibiri yacu yazapfa, ubugingo bwacu bugakomezanya na Kristo. Ubu twamuryaho tukizera ko tuzambika imibiri mishya. Ubu twamuryaho tukizera ko turi abana b'Imana. Ubu twamuryaho tukizera ko tuzaba muri Edeni nshya, Yerusalemu nshya, mu bwami bw'Imana. Haleluya. 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 Amen. Igiti cyacu cy'ubugingo ni nde? Yesu Kristo. Amen. Ako kantu ndagira ngo ugafate mu mutwe, ujye ugenda uvuga ngo Yesu uri igiti cyanjye cy'ubugingo. Yesu nakuriyeho sinzarimbuka. Yesu ndi kumwe nawe nkikwizera nta wakunyaka. Yesu umwami wadukunze akatwitangira. Mwere data wadukurikiye tugiye gusenga. Ubona ukiri kumwe na Yesu cyangwa waratanye wasubiye inyuma, cyangwa wagiye kurya ku giti cy'urupfu? Hari ibiti by'urupfu, ibyaha. Burya nujya ubana wagiye mu byaha ujye umenya ngo wagiye kurya ku giti cy'urupfu mu buryo bw'umwuka. Si urupfu rw'umubiri gusa, ahubwo n'ubugingo no mu buryo bw'umwuka. Ukajya ugenda Imana ivuga ngo uriya muntu ngo afite izina ry'uko ari ariko ni intumbi. Biratubwira ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ariko duhuye na Yesu ngo aratuzura duhindura abazima. Iyo umuntu ahuye na Yesu ahinduka muzima, agahinduka umwana w'Imana. Haleluya. Agahabwa ubugingo bushya. Ubu rero ubuzima tuho twebwe abamenye Imana ni ubuzima bwo kuho tunezeza umwami wadukunze akatwitangira, umwami wadukunze akatubabarira, umwami watumeneye amaraso. Haleluya. Umwami wapfuye ngo tubone agakiza, umwami watunze n'Imana, umwami watweretse urukundo tutari dukwiriye, umwami watubabariye akadutura imitwaro y'ibyaha. Haleluya. Uwo niwe dutumbira. Yesu niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, niwe mbaraga zacu, niwe munezero wacu, niwe byishimo byacu, niwe dutumbira. Niyo mpamvu tudakorwa n'isoni, niwe twishingikirizaho. Haleluya. Niwe ni Yesu. Igiti cyacu cy'ubugingo ni Yesu. Aracyahari mu bundi buryo, ntago agihari mu buryo bwa Edeni. Edeni yo muri Mesopotamiya ya kera, ahari noneho ahora hari. Ubu turengerwa n'isezerano ry'ubuntu bwe, covenant of grace, covenant of work, isezerano ry'imirimo ryo rwose. Adamu yaratsinzwe, natwe dutsindirwa muri we. Niyo tubigerageje ntitubishobora. Ubu nta mirimo wakora ngo baguhembe salary yitwa ijuru, igihembo cyitwa ijuru, umushahara witwa ijuru. Aho nkorera hari igihe ukora cyane bakagushimira ko wakoze neza, bakanaguha umushahara. Ariko si ubu wakora imirimo ingana gute ngo baguhembe igihembo cyitwa ijuru? Bavuga bati wakoze cyane kabisa, amadolari n'amanyarwanda ntibihagije, reka tuguhembe ijuru. Wabibona? Ubu hari imirimo wakora kabisa ukemeza Imana ku buryo baguha kuri konti yo bashyiraho umushahara witwa ijuru. Ubu turengerwa no kwizera Yesu, isezerano ry'ubuntu bwa Kristo, covenant of grace. Sibyo? Ubu yaravuze ngo none nimunyizere. Gukora byarabananiye ngo muhabwe agakiza, nimunyizere mbahera ubuntu. Sibyo? Nimwihane ibyaha mwizere Yesu mbahera ubuntu mbababarire. None ahubwo niturangiza twe dukora tumushimira gusa. Sibyo se? Buri mirimo yose twitwa ko dukorera Imana tuba turimo tuyishimira ngo Yesu warakoze. Burya bya bindi dukora mu rusengero, by'amaturo dutura, kwa kundi tujya gusura abarwayi, kwa kundi turirimbira Yesu, kwa kundi dupfukama tumusenga, kwa kundi dusura abatishoboye, kwa kundi tugirira abantu impuhwe, kwa kundi imirimo yose dukorera Imana, burya tuba turimo tumushimira ngo warakoze kuducungura. Niwe giti cy'ubugingo dusigaranye we. Icyo muri Edeni byaranze, Adamu yaragihushije. Yesu arahari. Tugiye gusenga Imana kugira ngo twongere turusheho kwizera Yesu. Haleluya. Twibuke ko ari we giti cy'ubugingo, tumugarukeho tumwizere. Waba wari warasubiye inyuma, garuka kuri Yesu, niwe bugingo. Waba wari waracogoye, garuka kuri Yesu. Waba waravuye mu byizerwa, garuka kuri Yesu, aragutegereje, ni umunyambabazi.
wari usigaye ugenda nabi wigaragura mu byaha uko ushaka, uri kurya ku giti cy'urupfu, vayo ngwino ku giti cy'ubugingo. Yesu umwana w'Imana wadukunze akatwitangira, uwatumeneye amaraso, yaragukunze kugeza ubwo agupfira. Ntabwo ashaka kuzarimbuka, arashaka kukugumana. Wimunanira, ahora yiteguye kukugirira neza. Wimurumbira wijya mu byaha, garuka. We ni umunyembabazi, aragukunda. Kuki umurumbira? Ntabwo Yesu ashobora kuguhemukira, ni wowe uhemuka. Ntabwo Yesu ashobora kukujya kure, ni wowe umujya kure. Ntabwo Yesu ashobora kuguta, ni wowe umuta. We ahora ateza amaboko akubwira ngo ndagukeneye, nagupfiriye kugira ngo nkubabarire, nkweze nkutunganye, kandi uzahabwe ubugingo buhoraho, utangireho mu buzima bushya. Agutegeye amaboko, ni umwami ugukunda, yaragukunze kugeza ubwo agupfira. Ntacyo atatanga ku bwawe, wowe gusa mwemerere. Nta gahunda afite yo kugufata ku ngufu, ariko ahora yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Nutamuta ntabwo azaguta, nutamuvaho ntabwo azakuvaho, nutamureka ntabwo azakureka. Haleluya. Ahora yiteguye kukugirira neza. Igiti cyacu cy'ubugingo ni Yesu. Yesu, Yesu. Kadusenga Imana. Mana, wakoze kubana natwe, urakoze kubwira ijambo twongeye kwiga. Yesu, wowe dutumbira, waraturemye udushyira ahantu heza, ariko tubabarire twagiye tuhikura, tukaguhemukira, tukagusuzugura. Aho kukwizera tukananirwa kukwizera, tukava mu byizerwa. Aho kukumvira tukumvira isi na Satani. Utubabarire Mana. Ndasenze Mana ngo buri wese wadukurikiye, uwari warasubiye inyuma mwongerera imbaraga. Uwiteka, utari ukigenda uko bikwiriye umugarure. Wari usigaye agendera mu byaha, amenye ko ari kurya ku giti cy'urupfu, umugarurisha ineza yawe. Uri igiti cy'ubugingo Yesu, niwe wapfuye kugira ngo duhabwe agakiza, kugira ngo duhindurwe abana b'Imana. Nsengeye buri wese twabanye ufite intege nke mu bugingo, umwuka wera yongera mwururukire, imbaraga z'Imana zimwururukire, wongere umuhembure mu izina rya Yesu. Wongere utugenderere Yesu Kristo, wowe giti cy'ubugingo, turyaho tugahabwa ubugingo buhoraho, turyaho tukagira ibyiringiro by'ijuru, turyaho tukumva amahoro yo mu mutima. Wongere ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uwabanye natwe umugirire neza, nanjye ungirire neza, na Fabio umugirire neza. Wongere uduhe kubaho tukumvira, wongere uduhe kubaho tugukunda, wongere uduhe kubaho tugendana nawe. Uwiteka Imana, ushyirwe hejuru Yesu, uhabwe icyubahiro. Uri umugira neza, urahebuje, niwongere ushimwe. Ubane natwe rero muri iyi minsi, uduhe kugukunda nk'uko udukunda, uduhe kukumvira, uduhe kugukurikira tukwizeye. Mana Nyiringabo, ibyo watubujije ntitukabijyemo, ujye uturinda kujya mu byaha. Bene data badukurikiye bari mu byaha, ndabasingiye ngo ubibakuremo. Abakiri mu manyanga, abakiri mu bujura, abakiri mu busambanyi, abakiri mu mwanda, abakiri mu bibanduza, abakirangariye mu by'isi, abakigenda nabi, abagikora ibinyuranye n'ubushake bwawe, tarakwizera, abari hirya no hino, bari mu bidafite umumaro. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta handi ubugingo bubonekera, nta kindi giti waryaho ngo ubone ubugingo buhoraho. No kwizera Yesu wenyine wadukunze akatwitangira. Uwiteka Imana, ubugingo ntibushobora kubonekera mu Bahindu, ntibwabonekera kwa Muhamadi, ntibwabonekera mu mirimo dukora, ntibwabonekera mu by'isi, ntibwabonekera mu bana b'abantu. Ubugingo bubonekera muri Yesu. Senge wadukurikiye wese kugira ngo yizere Yesu, yizere Yesu. Urakoze Mana, urakoze, 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 urakoze Yesu. Uduhe kukwizera no kugutumbira, uduhe kugendana nawe, uduhe gusa nawe ubwo twigira ijambo ryawe, uduhe guhinduka dusa nawe, ujye uturinda gusa n'isi mu izina rya Yesu. Ubwo twigira ijambo ryawe, ingeso zacu zihinduke mu izina rya Yesu. Urukundo rwawe rudusaguke, turushaho gusa na Yesu mu byo tuvuga, turushaho gusa na Yesu mu byo dukora, turushaho gusa na Yesu mu byo dutekereza, turushaho gusa na Yesu mu bigambi yacu,
mwuka wera w'Imana wongera utugenderere cyane, uduhe kubaho ubuzima busa n'ubwo Yesu yabagamo, ubuzima bwuzuye urukundo, ubuzima bufitanye ubusabane n'Imana, ubuzima bwumvira Imana, ubuzima busa na Yesu, ubuzima bwo kwifuzwa. Haleluya, urakoze Mana. Bene data, turi kwigana ijambo ryawe, ndabasengeye ngo ubakomeze, ubambike imbaraga, ubashyigikire, ibibahiga ubihige, ibibarwanya ubirwanye, iminyururu ya Satani uyikure ku maboko yabo, ibyaha bibatwaza igitugu, Mana Nyiringabo ubibakize, ubaha agakiza, abadukurikiye batarakizwa ubaha agakiza, ubibutse ko hirya ya Yesu nta handi ubugingo bubonekera uretse muri Yesu, uretse muri Yesu. Mwuka wera ngwino bane natwe, bana na Fabiola turi kumwe, bana nanjye, bana n'uyu mwene data uri kutureba udukurikiye, Uwiteka utugenderere. Urakoze Mana, turusheho kukugira umucyo no kukumva, izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Mwakoze kubana natwe bene data, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Yesu abahe umugisha cyane.